ngira ngo n'ubu tuvugana channel zanjye bazibye bazirakinze zose uko ari enye. Ubukene bwa Kiramani bukomeje kugenda buvugisha abantu hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ari nako bamwe babicururizamo, ariko nyamara nyirabyo agakomeza kugenda babara basobanura uburyo yakennye. Izina ry'Imana ndakubwiza ukuri ko nazongera kwita baribu bambwira ngo navuze umuhanzi. Nibakomeze kuba babiha agaciro bakaza kuvuga yuko ashobora kuba ari kuba yakina cyangwa ategura prank ya filime agiye gusura, ariko nyamara byaje kugaragara yuko umuntu yejya ndeba gute nkumva namukubite nkoni kwirya. Nyuma yo gutaka ubukene asa n'ukora prank, asa n'ukinisha abantu, abahungu ngo baritoratoye baritereka bahita bafata channel ze zose ngo yakuragaho umugati zose bahita bazihereza. Ariko reka mabwiza ukuri navuye kuri ribu bya cyber attack gutanga ikirego. Uwo muntu ngiye nimumenya bya nibivugisha ngo ngo ngiri muwe ngo ni iki nago nimba na hano live uri kubikurikira nimba uzi ko wabikoze nta mwenda kugirira. Mbere yuko zimwe kuri ubu ngubu zatangiye gukinirwaho ibiganiro bya politike kuva iyo ngiyo muri Amerika, ni ibintu bikomeye cyane bikomeje kugenda bitera ubwoba. Kiramani wari wariteretse warikoze yarakoze cyitwa ubukungu, afite channel zigera kuri 5 zose akorera ashaka umugati, kugeza kuri ubu akaba nta nimwe asigaranye ari guforoma kandi gashyashya. Akaba ariho ubukene bwe buri kugenda bushingira cyane yuko ngo yari yasuka yahingishaga mu kugira ngo ashake uwo mugati. Ariko ibindi bikomeje kugenda bihuwiswa binavugwa rimwe na rimwe, abantu benshi bakagenda babyitaho, nyamara Kiramani ubwe nka nyir'ubwite agakomeza kugenda bitarutsa birenga amaso ngo nuko muri timu y'abakozi y'abakozi bagera kuri 200 bamukinira mu vina ndetse bamufasha gukora aya mafaranga amaze kumugira umumiliyoneri, umusore ufite umugabo ufite agaceri gatubutse mu gihe gito cyane. Ngo barimo kumuroga ndetse bamwe na bamwe bakajya bagenda bagira ukuntu bavuga yuko ngo Kiramani aka Daddy ngo agenda yifashisha tumwe mu tunyasta tudukobwa turimo aho hagati aho ngo akajya agenda adukubitira buncece kugira ngo adukorere izina mu buryo bugiye butandukanye. So guys, nkuko makuru amaze igihe ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, nubwo natinze kubivugaho gake ariko cyari cyo gihe kugira ngo nze nanjye ngira ubwino bwanjye nabagezaho ndetse ndamakuru agiye acukumbuye hirya no hino. So amakuru ariho kugeza kuri ubu ngubu nuko uyu mugabo ngo ni Kiramani, nyamara yatangiye asa n'ukora prank abantu benshi, kuko natwe ubwacu twagendaga tuvuga yuko ari prank bitewe n'ubusesenguzi twagendaga dukora hirya no hino, ariko kugeza kuri ubu ngubu ngo haraba barabonye yuko ibi bintu ari gukora bya prank ngo atari sawa cyane. Noneho bamwe baritereka bahita bafata ya macano ya Kiramani barayatwara barayahakinga, cyane yuko mu macano yose ari kuvuga yuko yagiye chano iri kugaragara nimwe yonyine gusa yuko atari we uyifite, izindi zo zisa n'izavuyeho nkuko bamwe bagenda bibona, kuko urabona yuko uyikoze research ugasacinga channel ya Kiramani nta nubwo bakwereka yuko yahinduwe, bakwereka yuko iyo channel nta ihari. So nkuko bigiye bigenda hirya no hino, rero ni ubukene bwa Kiramani buri kugenda buvugisha abantu benshi, nyamara koko wa mugani nkuko bivugwa Kiramani ashobora kuba yakennye, gusa ubukene bwa Kiramani ntabwo mbona, kuko Kiramani yamaze gukora ibintu byinshi cyane, yariyubatse ameze neza, arahagaze ameze fresh, kuko afite n'ibintu byinshi agenda akora hirya no hino. Channel ntago arizo zatuma akena, gusa kubera ko arizo zatumye abona ibyo byose ashobora kuvuguta ku bukene, kuko izo channel wa mugani zamuhembaga agatubutse, zibuze ni ikintu kinini kiba kigiye. So kora subscribe